nshuti za Tantine Jackie Professional nongeye naje. Yesu ashimwe cyane. Mumeze mute? Ubu rero muri aka kanya noneho nje kubigisha gukora ibintu bitangaje byiza cyane, bya bindi bihora bibatwara amafaranga mutazi uko bikorwa. Uzi ibyo ari byo? Ni ibintu byitwa kabaragara. Kabaragara ibikoze muri ingredients ebyiri zonyine. Ushatse washyiramo n'iya gatatu, ariko ngiye gukoresha ebyiri. Hano mpafite ifu y'ubugari, hano mpafite imineke. Ikindi nkoresha ni amavuta. Ibyo gusa. Ubishoboye urabanza ukablendinga iyi mineke. Nanjye ngiye kuyinyuza muri passoire. Ndayisya. Ntago ngiye nkoresha blend uyu munsi. Ndakoresha passoire. Iki ni igikoresho, reka nyikurikire muyirebe. Udafite passoire wakwifashisha icupa, ukazinomba n'icupa. Imineke ukayinomba n'icupa ryiza. Yes. Cyangwa se agahini k'isekuru kakandi gasekura ibirungo, cyangwa se waba ushoboye gushirika ubute ukabinombesha ikanya. Ubishaka wayimanyagura ugakatamo duto duto. Yes. Nkoresha imineke ya kamara. Aho gushyiramo isukari nkoresha imineke ya kamara, kuko imineke ya kamara iba ifite impumuro kandi ikaba ifite imineke yanjye ndayisya kugira ngo inoge cyane. Namara kuyisya ivange n'ifu y'ubugari. Ndashyiramo n'agasemburo ka capamandazi cyangwa baking powder kugira ngo igikondo cyanjye kize kubyimba. Impamvu bifata nuko nta tuzi nashyizemo. Imineke yanjye rero namaze kuyinomba, ubu ngiye kuyivanga n'ifu y'ubugari. Ndayivanga n'ifu y'ubugari y'igikondo. Muri kabaragara uba wumva harimo akantu kameze nk'ifarini, nako nk'isukari. Kajya akantu karyohereye kaba karimo ntabwo ari isukari, burya ni imineke baba banomye. Kabaragara nziza z'umwimerere ntabwo bazishyiramo isukari. Hano harimo baking powder. Ubundi babivangisha amata, ariko abantu ndi gukorera ntabwo bakunda amata. Abantu ngiye kugaburira ntibakunda amata. Mfata koko. Bitewe n'uko badakunda amata, niyo mpamvu nemeye gukoresha amazi y'akazu. Igikondo cyanjye rero ngiye kugikora ukuntu kudasanzwe. Ndakirambura kugira ngo ngende ntatiramo za kabaragara. Nababwira nti kabaragara ushaka wanazikora no mu ifarini, burya ntacyo bitwaye, ariko cyangwa ntabwo kiza kimeze kimwe. Aha, ngiye gukata rero. Hari akantu kabugenewe bakatisha, njye ntako mfite, ndakatisha akarahure. Murabibona? Iyi ni iya mbere nka se, ngiyi iya kabiri,
za Kabaragara mujya mugura za Kayonza, za Rwamagana, za Burasirazuba hariya ni uku ziba zikoze. Yes, murabona rero n'iza place ya Kabaragara zanjye maze kuzitegura gutya, ndareka zibanze zegeranye n'umusemburo ukore zinabyimbemo gakeya, hanyuma nindangiza ngende nziteke mu mavuta. Ndazirambika mu mavuta ziriremo zimeze uku nguku, ziraryoha cyane. Iyo mugiye kuzigura muzigura amafaranga angahe? Ariko ubu ngubu nta nubwo nakoresheje n'irobo y'ifu y'ubugari. Mwabonye ko nakoresheje imineke 3 ya Kamara Masenge, biryoshye cyane, yariye neza, ndabinomba nivanga n'ifu y'ubugari, nta munyu nashyizemo, nta sukari, nakoresheje imineke n'ifu y'ubugari ndetse n'inshyushyu nkeya n'agashyushyu gakeya. Ushatse wakoresha amata gusa, ngera wanjye bakunda amazi y'akazuyazi niyo nakoresheje, ariko nyine ndijijisha nshyiramo n'agashyushyu gake kugira ngo katumvikanamo, bitaza kumvikanamo ko ntabwo bakunda amata ibiryo bitekesheje amata. Yes, dukomeze tubibanemo neza rero. Ubu ngiye kujya kuziteka, ndaziteka mu mavuta nk'uko biteka ifiriti, zihiremo zishye zabaye shokora, zimeze kumuteka nk'ifiriti, nazo niko ziteka ariko zirambuye gutya. Kabaragara imwe igura angahe? Abantu bo mu Burasirazuba mutubwire, Kabaragara imwe igura amafaranga angahe? Icyo nzi cyo zirahenda. Ubu rero natwe abantu b'inaha ngaha iwacu mu cyaro tugiye kujya twirira Kabaragara zitaduhenze. Mwadutanze ibyiza, none natwe twarabimenye kubikora. Ubu rero muraza kutubwira. Yes, ngizo rero Kabaragara mujya mubona, mukunda kuzibona Iburasirazuba. I Kigali zihaboneka gakeya. Ntekereza ko mu bice bindi by'igihugu ntago zipfa kuboneka kuko ni Ugandan dish, ni snacks z'Abaganda, ntabwo wapfa kumenya kuziteka utarabayeyo, cyangwa se utazifiteho amakuru, cyangwa utari umushefu. Abo nibo bantu bamenya iyi dish yitwa Kabaragara. Ni snacks zikoze mu ifu y'imyumbati ndetse n'imineke inombye cyangwa iseye bavanze n'ifu y'imyumbati. Hari ukuntu ushaka kuyirya ukumva iraryohereye ukagira ngo harimo isukari. Oya, Kabaragara nta sukari birimo. Njye rero iyo nzikora nzikoresha imineke ya Kamara n'iryoha cyane, nkakoresha n'ifu y'ubugari. Ni ibyo ngibyo nkoresha, nta bindi keretse amata cyo kora. Yewe iyo ushaka gushyiramo n'akarusho ushobora gushyiramo nk'akayiko ka chocolate powder, poudre ya shokora, hagahumuramo agashokora. Icyo gihe bwo rwose uba ukoze Kabaragara ziryoshye cyane birenze. Kabaragara rero ni dish y'inyafurika yazanywe n'Abaganda cyangwa se abantu babayeyo, niyo mpamvu tuyita Ugandan dish. Ikaryoha cyane nyine muri breakfast uri kuyinywesha icyayi, cyangwa nimugoroba, ya masaha ya nimugoroba abantu baba batashye bavuye ku kazi, ufata akantu mbere y'uko ufata ifunguro rya dinner cyangwa se rya nijoro. Ushobora gufata ka Kabaragara kamwe cyangwa tubiri ukakanywesha icyayi cyangwa agashyushyu cyangwa ji. Ndongera guhamagarira abantu bashya kuri iyi channel ya YouTube yanjye yitwa Tantine Jackie Professional. Ushaka kwiga guteka, ushaka kwiga gusasa, ushaka kwiga kwakira abantu, ushaka kwiga serivisi, ibijyanye na hospitality byose uzabisanga hano kuri iyi channel ya Tantine Jackie Professional. Abashya rero ndabasaba gukora subscribe, ukande kukazogera ka notification, ukore like and comment, usharinge n'inshuti zawe bajye biga utuntu tw'ubwenge. Murakoze rero, Yesu aduhane umugisha. Ciao ciao.